Yes, n'ubundi dutangiye tubashimira rero cyane mwebwe mwese inshuti zacu muba mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Otisi Group. Amakuru yacu rero akaba nyine ari amakuru afite ingingo nyinshi turi bugarukeho nk'uko mubibona. Nyine urabona ko amakuru aba ahari kabisa, amakuru aba yasohotse, amakuru aba ari furu, bimwe bavuga harya ngo ni furu umunange. Murumva ko nyine turi kugenda tugera mu bihe payi ivugwaho cyane, kandi murabizi ko n'ubusanzwe payi ni Legend, ni ikintu gifite isi, abantu benshi ku isi bagifite ku mutima. Ni ikintu kiri famous ku rwego rukomeye cyane. Yes, rero tutabarambiye cyane, amakuru yacu uyu munsi nyine tugiye kuba tugarukaho, tugiye kwibanda cyane ku makuru. Icya mbere dufite muri app zacu, murabizi ko muri app zacu tubafite amakuru mashya, ndetse kandi twavuga ngo ni amakuru meza cyane, nayo yaje ari nk'ihumure kuri ba bantu. Yes, twavuga rero ngo aya ni amakuru yaje ari ihumure cyane kuri ba bantu bamaze iminsi mufite mwarakoze ama KYC ndetse na step zose mukazikora neza, ariko byagera kuri step ya nyuma nyine ariyo ya step ya 9 iriya nyine uburindireho ko uzabona migration, aho payi zawe ziva kuri muri application zikajya kuri wallet. Aho rero murabizi ko abantu benshi bo ngira ngo ni abantu benshi cyane rwose. Uyu munsi ugiye gukurikirana abantu bafite ibibazo bya hariya, wasanga ari bo benshi cyane kuruta hari n'abafite payi, kubera ko ngira ngo iyi porogaramu ihagarika nka migration cyangwa se icyo twita wallet balance, ngira ngo bimaze hafi umwaka urenga ibyo bintu bihagaze. Birumvikana rero ko ni ku bantu benshi bisanze uyu munsi payi zabo zitarimutse hariya kubera nimero 9 gusa, rero batabashije kuhafungura. Ngira ngo abandi bagiye bakunda kwisanga muri kiriya twavuga ko ari tentative zakunze nazo kuba ziboneka ku makonti yabo, mugasanga nyine ntago biri gukunda ko mubona migration, bamwe nyine bakaba ari cyo babihuza nacyo. Ariko uyu munsi inkuru nziza ihari, cyangwa se inkuru twabonye nziza iri kuvugwa cyane, ni inkuru n'ubundi ugenda ugasubira hahandi muri KYC, hamwe wakoreye KYC n'ubundi birumvikana ku wayikoze uri kuri step ya 9. Murabona ko twabahaye na screenshot. Iyo uhageze hariya urabona ko ureba hasi ugasanga hano bakubwiye ngo synchronize status of mining app. Hariya rero gusynchronizinga iriya mining app yawe ni ukuvuga ngo ni uguhuza ibiri hano muri application ya P browser na n'iriya app yawe ya mining nyine. Birumvikana ko payi mining niyo ni nko kuvuga ngo igikamyo iyo gifite urya mutwe uyobora n'igikontineri cy'inyuma, byose byitwa ko ari imodoka imwe. Ariko nubwo ari imodoka imwe, mu by'ukuri buri cyose gifite agaciro kacyo. Ni ukuvuga ngo hatariho irya kabine itwara rumoroke, ntago rumoroke yagira hirya, ntiyabona icyerekezo ijyamo. Hanyuma na romoroke ihari idafite kabine y'imbere imwe itwara iri mu moteri, nabyo nuko nta hantu yabona igana, donc ntago yava hiri. So naha rero kuri app kugira ngo tubyumve agaciro kabyo, iyi mining app impamvu bari kudusaba ko ikorerwa synchronized, nuko amakuru ari muri iriya app agomba kongera kwiupdatinga na P browser. Murabizi ko bamaze igihe bari kugira bari muri upgrade system, hari ibintu byinshi bariho bongeramo. Rero ukuvuga ngo ibyo biba bisaba wa muntu ku giti cye uri kuba, donc niba aho bagahagarikiye migration hari andi maporogaramu menshi amaze kwinjiramo, hari byinshi byagiyemo birimo aya ma ecosystem yose tugenda tubona bubaka. Rero ni ukuvuga ngo igihari ni kimwe tugomba kumva, igihari ni uko ari ama ecosystem yose aba ari kubakwa. Iyo utongeye nawe ubwawe ngo ugaruke uyapdatinge, urumva ko byanze bikunze haba hakirimo ikibazo gishobora gutuma
iyo konti yawe itakira amakuru mashyashya bariho batanga. Rero aho ngaho ni naho hagomba kuba ya nzira imwe rukumbi igomba no gufasha migration yawe kugira ngo ibeho. So niyo mpamvu rero bari kudusaba ngo niduhuze app mining tuyihuze ni P-browser of course ni ingi nyine uba warakoreyemo KYC. Reka rero tubifurize amahirwe masa. Birumvikana uyu munsi ku muntu wese wagira amahirwe akaba afite payi ziwe, murabizi mw'abantu mwe abavandimwe, murabizi ko uyu munsi kugira payi zawe uba ubitse amafaranga. Ni ukuvuga ngo ni nk'akakonte kabari boroke ko kuri banki runaka, mbese ubitsa amafaranga. Tubiziranyeho twese, umuntu wamayininze wese abiziranyeho n'undi yuko uyu munsi ufite payi zawe ziri kuri wallet ubitsa amafaranga. N'ikimenyimenyi ni uko ushaka kuzitanga utabura uko uzitanga kandi zikagurwa, ariko nyine zagurwa ku giciro gitoya cy'igihombo, bitandukanye no kuvuga ngo uyu munsi ugomba kuzibika kuko hari umushinga mwiza cyangwa hari imishinga myinshi myiza ikomeje kuba igaragaza icyizere kiri kubakirwa muri Pi Network. Ariko kumenya neza ko ugize amahirwe ukabona amafaranga aturutse muri Pi, donc kubona wabona payi zawe uyu munsi ziturutse muri mining wakoze, ziturutse muri KYC bakaziguhereza, urumva nyine nicyo twavugaga ko nta mafaranga ubitse. Icyo rero ubwacyo kirihagije kugira ngo buri umwe wese yumve ko afite ikintu gikomeye abitse kugeza uyu munsi. Yes, rero twihuse n'andi makuru, ngira ngo murabona ko muri iyi minsi ntago abantu bakivuga ibintu byo guhaha, amabata trade yabaye, ama-event yabaye aha na hariya. Ibyo bintu murabona ko bitagihari cyane, ahubwo ikintu turi kubona kenshi, turi kubona amakuru agendanye na upgrade system, cyangwa se amakuru ari guhuzwa cyane no kwibaza ngo se cryptocurrency kuki iri gushyirwa imbere cyane, stable coin news kuki aribyo biri kuvugwa cyane cyane ko turi kubibona nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ho murabizi ko muri cya kiganiro cy'ubushize twababwiye, mwabonye ko hari ibyiciro bitatu byagombaga gutanga umukono. Icyiciro cya mbere cyari cyo bise home house, nibagiwe uko babyise, ariko harimo icyiciro kimwe kibanza cyitwa home, harimo n'ikindi cyiciro cyitwa senate, harimo n'ikindi cyiciro cyitwa president. Rero bakavuga ko home na senate bakoze approved, naho president signature pending. Bakavuga ko utarasinya cyangwa utaremeza yari Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo nyine ari amafaranga ya stablecoin aba yemewe. Aha ngaha ukuntu dushobora gukomeza kubyiyumvisha cyangwa kubyanaliza, kubera iki ibi bintu bashaka kubihuza no ku kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi, kandi nanone tukaba ariho dutegereje P2 day ya Pi. Ese dukurikije ibyo Pi imaze kubaka, imishinga ifite, abafatanyabikorwa bayo barimo, imishinga muri rusange yubatswe, tubihuza gute nuko baramutse uyu munsi Pi bavuze bati turabona igihe ari iki ngiki cyo kugira ngo ibe yashyira ku mugaragaro noneho mu buryo bufatika gutangira kuyikoresha muri ecosystem. Tubibutse ko gukoresha Pi muri ecosystem bitandukanye no kuyikoresha ku byo twita ngo na ama exchange, kuko tujuru ama exchange yo murabizi byabyo ni ibibazo, ni pump and dump. Akenshi nyine nuko haboneka abashaka kugurisha baprofita ku bandi, kuko urumva waguze mbere amanipira isoko kugira ngo arigushe cyangwa rizamure, urumva biba biri mu biganza bye, kuko niwe ufite abafite amacoin agurisha, afite n'amafaranga. Rero iyo umuntu akurusha amafaranga akakurusha n'amacoin, muri biriya bita amacoin exchanges, niwe udirije iryo soko, kuko ntushobora kumugurana, ntushobora no kumugurishanya. Urumva uwo muntu rero
aba ari kingi mu isoko, ni ukuvuga ngo isoko aba yaryihariye. Ibyo rero nibyo bitandukanye cyane nuko payi yo igihe cyose yashyirwa mu mafaranga ya stable coin ikaba ifite igiciro. Uyu munsi bavuga ngo iki giciro cy'iyi payi reka nkigure imodoka, reka nkigure inzu, reka mbonemo serivisi runaka ku rwego mpuzamahanga. Ibyo ubwabyo bizahita bisoundinga ko aho waba uri hose payi yakoreshwa nk'amafaranga. Ngira ngo amasoko yo yariteguye, amakampani, ibyo twavuga ngo wenda shipping company cyangwa se hospitality company, ibyo byose ni ibintu tugiye kubona mu minsi iri imbere. Ndetse n'aya masoko ya e-commerce murabizi ko amenshi igihe yarategereje cyari cyo kugira ngo yimurirwe muri Web3, kandi ibyo nabyo ngira ngo uyu munsi byamaze kuba bihabwa umurongo. Rero icyo twavuga nuko aya makuru yose tugenda tubona uko agenda aza umunsi ku wundi ubudasiba, icyo yose agambiriye ni ukugira ngo ejo n'ejo bundi isi yose izisange ikoresha digital economy. Ngira ngo digital economy nicyo kintu kiri intero n'inyikirizo mu hazaza h'ubukungu ku rwego mpuzamahanga. Rero uyu munsi twarabivuze kenshi, uyu munsi umuntu wapinze cyane akumva ari mu buryo bw'ubuzima agomba kubaho bwa gakondo, ukumva azahora muri gakondo, hari igihe bizaba bigoranye kumva nyine nta mafaranga y'ikoranabuhanga utunze, utazi no kuyakoresha cyangwa se udashaka n'ubumenyi kuri yo. Uyu munsi hari igihe abantu bamenye iyi payi, bamenye n'ibindi by'ikoranabuhanga, bazaba aribo bantu isi ikeneye, bazaba aribo bantu isi ishakisha. Ugasanga mu karere k'iwanyu na meya ahubwo aragushaka kugira ngo asobanukirwe umuntu afite w'umuhanga cyangwa se ufite ubumenyi nk'ubwo. Hari n'abavuga ati n'ibihugu bizashaka abantu bamenye iyi mishinga, bafite ubumenyi, bafite ubushobozi, kuko hari igihe tuzasanga isi ariho igeze, dusanga isi niho ikeneye abantu bafite iyo expertise, ubwo bumenyi bushingiye aho ngaho muri iryo korana, muri iyo ngeri y'ubukungu. Yes, rero niba uyu munsi wihugura ku ikoranabuhanga kumva ushaka ubumenyi muri byo, ujye umenya ngo uri guhitamo sekita nziza, uri guhitamo ibintu ejo n'ejo bundi bizagufasha kwihuza cyangwa se kwikonegita ku muvuduko cyangwa se kuri sisiteme yahise igeze. Uyu munsi nakunze kubaha ibiganiro nkababwira ati ba data barahingaga, barororaga, baracuruzaga nyine bya gakondo bisanzwe. Ni ukuvuga ngo ubuzima bushingiye ku bucuruzi gakondo ni bwiza kuko bwakoze akazi kanini, hari ibikorwa byiza biba bwarateje imbere abantu. Ariko uyu munsi ni ukuvuga ngo ubukungu bushingiye mu ikoranabuhanga, umuvuduko wabwo ushobora kwikuba inshuro zirenga 100 mu gihe gitoya gusa ubukungu bwa sisiteme isanzwe. Uyu munsi nakunze kubabwira ngo hari abantu bakunze gufatiraho icyitegererezo. Uyu munsi iyo bavuze Markberg uriya nyiri Facebook, ni ukuvuga ngo yatangiye gukoresha project yiwe ya Facebook. Murabizi igihe Facebook namwe yaziye, ngira ngo ni za 2000, ngira ngo Facebook niba ntibeshye ishobora kuba yaraje muri za 2008, ibintu nk'ibyo ngibyo ni 2000, yes ndumva 2008. Aho ngaho rero ushobora gutekereza ngo Facebook iza uko biri kose abantu benshi ntago bahise basobanukirwa umumaro wayo, ariko uriya muhungu wayubakaga, nubwo amateka ye murayazi, uburyo yabanje kuyikora akabigerageza, agakora agaporogaramu, agafotora abanyeshuri bigana nawe, akabashyira muri ako gasisiteme, induru zikavuga mu kigo cy'iwabo bati uyu muhungu ari kurangaza abandi bana, ni ikirara, bikarangira banamwirukanye ku kigo bamubwira bati ibintu aba ari gukora ni ubwendisipurine. Ubwo urumva yafataga abanyeshuri agafata ba mwarimu
mwarimu akavuga ati nyamara jyewe hari ibintu nakoze, akabibereka, babireba bakabona nyine ni abanyeshuri yahuje ndetse na ba mwarimu, umuntu akajya abona undi kandi ari iwabo, abona ahuje abantu bo mu kigo cy'iwabo. Niho yatangiriye. Donc abanyeshuri bagenda gusura website yiwe ya Facebook nyine akibitangira, bakabona umuntu ari kubona undi kandi atavuye ahari. Ubwo rero iryo koranabuhanga ryakiritangira, abantu ntibumvaga ibyo arimo, nta n'agaciro babihaga, bumvaga ko ari ikirara, ahubwo ari gukora ibintu bisa nkaho ngo biri kurangaza abandi banyeshuri biganaga, bavuga tubagiye kubasaza batesha umutwe. Ariko finally ngira ngo amateka ye numvise nuko bamaze kumusezerera ku kigo, babaye nk'abamwirukana, umuhungu nibwo yagiye yifungirana mu cyumba neza. Noneho aravuga ati ubwo rero bampaye, bambujije no kwiga, donc ibibazo yari agiriye ku ishuri byamuteye kujya kuba bize. Noneho aragenda aba bize bya nyabyo, birangira rero website yiwe noneho ayicariye ya Facebook, niho yaje kuba, niho ayinoza, isi yose irayimenya, kugeza aho uyu munsi abarirwa mu bakiri 10 byibuze ku isi bahari. Noneho uyu nguyu iyo bamufata ikigereranyo, urumva numwe mu young rich ku isi, nuko ngo numwe mu bantu bakomeye cyane bafite ubushobozi kandi ukiri mutoya. None ikindi cya kabiri, urumva mu bantu bari basanzwe bafite izina ryo gutunga amafaranga, n'ubundi nabwo ni mutoya, kuko ugereranyije n'abari hejuru ye bose ni abantu n'ubundi bari bafite ibikorwa bikomeye cyane, bari bafite amafaranga, abisi ivuga nyine bari bayafite. We rero urumva yajemo ari mutoya. Rero iyo bamugereranya, ngira umuntu wigeze abitwigisha yari umunyakenya, hashize n'igihe kinini, afata urugero rwo kugereranya abantu bafite amafaranga mu buryo bwa gakondo no mu buryo bw'ikoranabuhanga. Avuga ukuntu nyine mu baperezida bo ku isi, donc mu baperezida bayobora mu buryo busanzwe, ariko impamvu wenda bakunze kwifashisha urugero rwa Donald Trump, nuko Donald Trump ari we mu businessman uzwi ku rwego rw'isi, uba muri politike kandi akaba n'umucuruzi at the same time, bikamuhira. Rero icyo gihe bamugereranyaga n'uwo musore, bavuga ukuntu Donald Trump avuka muri famiye n'ubundi y'abacuruzi, waba ari abacuruzi. None avuga ukuntu Donald Trump nawe akora ubucuruzi bumaze imyaka, icyo gihe ngira ngo hari za 2018, ayo makuru uwo munyakenya yatuganiriza. Ariko icyo gihe yaratubwiye ati urumva Donald Trump amaze imyaka irenga 55 akora ubucuruzi, akora business. Ngira ngo ubwo nyine yaduhaga ikijyanyo cy'uko Donald Trump ashobora kuba yarakoze business afite nk'imyaka nka 12 gutyo, 13 ariho yatangiye gucuruza. Noneho ariko akavuga ati ashyira ku munzani amafaranga atunze, arimwo amahoteli, arimwo ibikorwa bye bikomeye biri ku isi hirya no hino no muri Amerika, arangije abihuza n'uriya muhungu wakoze Facebook wejo bundi muri 2000 aravuga ati rero we amukubye inshuro 2 ku mafaranga. Urumva icyo ni ikigeranyo kikwereka uburyo amafaranga yo mu ikoranabuhanga n'amafaranga yo mu buryo busanzwe ushobora kubikora imyaka myinshi cyane, undi akabikora imyaka mike, ntimugira ahantu muhurira, kubera ko mu ikoranabuhanga haboneka ni isoko rigari, ni isoko riba ari rinini cyane kuruta uko watekereza isoko rindi risanzwe. Yesanga rero niyo mpamvu tubona ko uyu mushinga wacu wa Pi, ikintu nabo bubatse, babanje kubaka community. Uyu munsi community bubatse ni nini ubwayo irihagije kugira ngo uyu munsi ube wabona ko ikintu gihuriweho n'ibihugu birenga 150. Murabizi nuko twabaye ibihugu 155 bimaze kumenya uyu mushinga wa Pi Network, cyangwa se bifitemwo abantu muri wo bamenye uyu mushinga. Aho rero ni uheruka avuga ngo uburyo bimarketinze ubwabyo bamaze kubaka izina, nuko ngo Pi yubatse izina ku buryo
kugira ngo ibe yaba kampani yabasha kwigarurira isi mu gihe gitoya, ni ibintu uyu munsi byoroshye kubyumva, ni ibintu byoroshye kubibonera amakuru y'uko bishoboka, kuko nta mpamvu n'imwe igaragaza ko niba payi yaba yaramaze kubaka icyo bita ekosisiteme. Kubaka ekosisiteme ngira ngo twarabibonye kenshi, iyo tuvuze ekosisiteme uzumve ko ni ahantu hahuriye ubuzima n'ubundi bwa minsi yose, ni ahantu inganda zihuriye, ni ahantu abacuruzi bahuriye, ni ahantu ibikorwa by'amaserivisi bihuriye, ibikorwa by'amabanki, ibikorwa by'ama agency atandukanye nk'uko tubona nyine mu ikoranabuhanga n'ubundi risanzwe, noneho rikaba rihuriyemo hehe, rikaba rihuriye mu kintu kimwe kandi noneho gifite abantu benshi bagikeneye, abantu benshi bashaka kugikoresha. Aha tubibutse ko hari igihe tuvuga ngo payi zirahari ariko ugasanga nta n'izihari, kuko uyu munsi igihe cyose isi yazaba ikeneye gukoresha payi cyangwa se abayimenye ubwabo hagati yabo ku isi bakeneye kuyihanamo serivisi n'ibicuruzwa, hari igihe uzasanga ko payi umuntu uzifite zibaye nkeya, zikiri nkeya cyane. So aha rero icyumvikana ngira ngo banadukoreye, niyo mpamvu mwagiye mubona ko payi ntabwo bagiye bazitanga cyane ngo bazirekure ku rwego abantu bazimenyera. Wumva banze ikintu cyitwa agasuzuguro, kumenyera ngo payi ndazifite, noneho n'uyu munsi wakumva unazifite ukavuga ati ibi bintu se, ati kwa kundi ushobora n'ubundi kuvuga ati sinanaburara nzifite, ukumva nyine ufite ikintu ugiye kuhita ujugunya. Rero nicyo barebereye abantu bose bamenye umushinga wabo, kuko uyu munsi iyo badafasha kominote kumanaginga payi basohora, uyu munsi abazibonye bose hari n'igihe bari kuba batakizifite kandi nabo bikabagiraho ingaruka, kuko uyu munsi iyo ikintu utaremye impamvu zituma umuntu wese agiha agaciro, ariko baranavuze ngo utihaye agaciro ntawe ukamuha. Urumva payi iyo izi ikisabagiza ije ikigaragaza nkaho ari koyini iriya nyine bari gutobatoba kugira ngo ni 0 n'ibice bingahe, urumva icyo gihe nta muntu wayigirira icyizere, nta n'umuntu watekereza ko hari ikizamumarira. Ariko uyu munsi agaciro payi igomba kugenderaho n'ak'ibikoresho, n'ak'icyo yagenewe. Icyo yagenewe rero ni ikihe? Ntabwo yagenewe exchanges, yagenewe serivisi z'ubucuruzi, yagenewe amasoko agomba kuyihuza n'abakiriya n'amakampani. Donc urwo ruhererekane cyangwa se iyo ekosisiteme, reka tube ekosisiteme nibwo byumvikana neza, ni ukuvuga ngo ni ahantu hagomba kwihuriza ibintu byinshi cyane muri uyu mushinga, kandi buri umwe wese akazavuga ko ari satisfait bitewe n'uko serivisi zizaba ziyitangirwamo zizaba ari nta makemwe. Yes, ahangaha ikindi mubona nk'uko nabivugaga, aha baracyatwereka icyo bita P2Go service. P2Go service twakunze kuyivugaho, murabizi ko ifite abayihagarariye mu karere, mu karere. Ubwo tuvuze mu karere tuba twavuze yari ama-regions, ariko hari n'abayihagarariye ku rwego rw'ibihugu. So ngira ngo iyi P2Go rero ni kimwe mu kintu kizatanga serivisi neza zijyanye na hospitality, kuko iyi P2Go ubwayo ifite uwayishinze ngira ngo aba muri Kenya niba ntibeshye, kuko aho mperukira kuganira n'umuyobozi wayo uwo twavuganaga yabaga muri Kenya. Ndumva ariyo makuru yayo mperuka, ariko hashize n'iminsi. Ni ukuvuga ngo founder wayo aba muri Kenya, niwe wafashe connection ayishyiraho n'abanya-Nigeria na Tanzania. ngira ngo P2Go imaze nayo kubigira abambasada bayo, nubwo atari benshi cyane ariko barahari. Gusa bo ntago byoroshye kugira ngo babere ambasada, kuko bo barakubwira ati twebwe icyo tuvugana nawe nukuza ugafata serivisi wishyura ugenda, nta bindi. Ntago no kuvuga ngo nzababera umu agent nzakorana namwe gutya na gutya, oya. Bo barakubwira bati niba ufite abakiriya nyine uzabuking ugende. Urumva bo nta kindi muvugana. Ariko ubu ngubu reka tubwizanye ukuri, ubundi Imana nitugirira neza
mukabona aya mafaranga koko yavuzwe imyaka ingana gutya, aya mafaranga abantu bagiye be-expectinga mu buzima bwayo kuyabona, ubundi naza koko hari umuntu uzaba ukifuza cyane kuba umukorone wundi, kuba umukozi wundi, kukubwira ngo wampaye iyihe raporo, wenda reka twivugire kuri ibi bijyanye n'aya makuru yacu. Kuko ngira ngo ntago jyewe wambwira ngo ninjye kuri website yawe njye mpirirwa nguha raporo ngukorera ibintu nk'ibi hanyuma jyewe mfite payi zawe. Ariko nanone ku rundi ruhande tujya tubabwira ngo nta muntu ukwiye kuzareka akazi yakoraga cyangwa se ibyo yakoraga bifitiye akamaro abandi bantu. Urugero ni uruhe? Uyu munsi ushobora kuba uba muri serivisi igukeneye kuko hari abantu ufasha mu by'ubuzima, hari abantu ufasha kugira ngo bagire imibereho myiza, hari abantu bakugana. So ubundi uramutse, murabizi ko hari akazi gakorwa kubera umuhamagaro, kubera umutima. Uyu munsi umuntu akaba atagakora kubera ko avuze ngo nabonye amafaranga menshi, nabonye uburyo bwinshi bwatuma nkareka. Hari akazi abantu bakora kubera umutima. Buriya nk'umuntu witwa umwarimu ni umuntu witanga, kandi abarimu Imana ijya ibaha umugisha, mwatumye twiga tugira ubumenyi. Buriya iyo uri mwarimu mu by'ukuri ukora akazi kitwa kwitanga, kwitangira igihugu, kwitangira kominote, kwitangira sosiyete. Iyo rero utanga uburezi uba wubaka igihugu, uba ufite abantu uri kubaka ejo heza habo, nawe kandi wiyubaka. So rero ni ukuvuga ngo ako ni akazi abantu bakora kubera bagakunda kandi bagashyizemo n'umutima. Noneho hari n'akandi kazi kitwa kuba abaganga. Abaganga nabo ni abantu bitanga bagakora neza akazi kabo kuko nabo kaba mu mutima. Abandi bo bari ntagereranywa tutavugaho cyane, bo munabizi, ni abantu bitangira n'igihugu, ari bo ngabo. Musanga nyine abantu bitwa abarinda igihugu umutekano, ni abantu bitanga cyane kandi bakora ibintu bibari mu mutima banabikunze cyane. Niyo mpamvu usanga rero iyo uriho ushaka iterambere, ntago bivuze yuko akazi uzi nawe gafitiye abantu akamaro wakareka, kubera ko ako kazi uba ukora nubwo icyo wakabonamo cyose ugomba gutekereza abantu ugirira umumaro, abantu bagukeneyeho kugira ngo babeho, abantu bagukeneyeho kugira ngo babone umutekano, abantu bagukeneye kugira ngo bavuzwe, abantu bagukeneye kugira ngo babone uburezi. Ibyo byose ubundi hari n'ibintu rega dukora Imana izaduhembera twese. Ni ukuvuga ngo burya iyo ukora ibintu byiza ukabikora n'umutima wawe mwiza, ni ukuvuga ngo nabyo usibye no guhembwa n'igihugu, no guhembwa n'umushahara, no guhembwa na bosi wawe, ariko hari n'ibyo ugomba gukora ukavuga ngo ibi kuko nabikoze neza, nabyo nakoreye Imana. Burya nukora akazi kawe neza, ugakora inshingano zawe neza, nabwo burya uba wabaye umuntu ukorera Imana. Rero ubushobozi bw'amafaranga abantu barabugira, ariko ntibuzaguhinda. Nakunze kubabwira ngo uyu munsi surprise ya buri wese ni ukuzisanga hari ubuzima yinjiyemo atari asanzwe amenyereye. Uri ariko uzi ukuntu kuba umukire biryoha, uzi ukuntu kugira amafaranga biryoha, ariko uyafite utarateguye mu mutwe wawe, utarateguye ubuzima bwawe, yagutegeka aho kugira ngo ugire gute uyategeke. Amafaranga ubundi yageze ku kigera gutegeka agukoresha ibibi, ariko iyo uyategeka ntago agukura mu mwanya wawe, ntago agutesha icyubahiro. Mwari muzi ko amafaranga atesha umuntu icyubahiro? None se uyabonye uyu munsi ukagenda ukajya mu nzoga ugasinda, ukanywa ugasinda, akakujyana mu ndaya, ejo bakakumenera umutwe, urumva uba aho hose uba wahajyanywe n'ikintu wungutse, kuko wungutse amafaranga, wungutse ubushobozi bw'amafaranga. Rero ubwo bushobozi waba ubonye ariko udafite mu mutwe, udafite gutekereza neza, ejo wisanga ibyo wari ubonye byari bigufitiye umumaro, bikawugirira n'abagukomokaho n'igihugu cyawe n'ubuzima bwawe muri rusange, ugasanga bishobora kukubana zero. So aho rero tuba tuganira kugira ngo buri umwe wese amenye ngo birashoboka. Ikintu namaze kumenya ko gishoboka kimeze nk'uko umuntu
ngira ngo mu mubwiriza niho Imana yabwiye Yobu, iramubwira ngo mbese Yobu yari yihaye kuyiburanya ayibaza ngo Mana uzaze tuburane ngo kuko nanjye ndumva rwose nkeneye kumenya ibyawe neza. Ariko Imana iramubwira ngo ukuntu ngo nterateranya amagufa y'umwana mu nda ya nyina waba ubizi. Yobu aramubwira ati aho ngaho ndatsinzwe cyane. Rero mu bintu byose wemera ko bitashoboka, birashoboka kuko icyitwa noneho ubushobozi bwo kubona amafaranga ukaba washiduka utarafashe ingamba neza zo kugira ngo uzayacunge. Hari ibyiza yaguha ariko hari n'ibyiza n'ibibi yaguha kubera ko utize kwitegura kuyakira. Ngira ngo kandi aba bazungu nabo ni nabyo bagiye bakora. Buriya ntago bashobora gukora ikintu gihungabanya rimwe na rimwe ibyo twita ibyishimo twebwe, ariko hari n'aho byahungabanya bimwe na bimwe, kuko buriya ushobora kuba umukire rwose umva tukumva ejo ngo wapfuye, kandi wishwe gusa n'ibyishimo cyangwa se wishwe n'ibindi bintu wishoyemo bikakugiraho ingaruka. Rero ni byiza kwiga kubaho ubuzima busanzwe no kubaho ubuzima buzaguhesha agaciro mbere na mbere. Ariko nanone tujya tubabwira ngo tuzige no guhesha Imana icyubahiro mu bintu Imana izaduha, kuko ujya wibuka ko hari abantu uyu munsi bamayininze bazibwe, hari abamayininze banapfuye bo batabigezeho. Rero ntuzabona Imana byose bikoze neza, payi zawe kaziguha amafaranga, agaciro twese dutegereje twifuza, ibyo imishinga irimo ikemera, ukabona za nzozi zawe wari ufite ukabona Imana irazishoje. Mu by'ukuri ni agaciro uzaba ukwiye no gushimira Imana ko yakagugejejeho. Donc yaguhaye opportunity abantu bamwe bananiwe kubona cyangwa se batabashije kugeraho, kandi byiteka ryose. Ngira ngo uyu munsi murabizi neza, twese tubiziranyeho ko igihe cyose payi yahinduka agaciro k'amafaranga menshi, kandi menshi ntabwo tuba tuvuze umubare. Buriya payi nubwo uyu munsi yaba amadolari 20 yaba ari menshi, payi nubwo yaba amadolari 50 yaba ari menshi. Noneho rero iyo tuvuze ngo kugera mu bihumbi runaka, urumva byo ni ibindi, cyangwa kugera ngo ku bihumbi 100, urumva tukagera kuri kisivi, noneho amaboko abantu barayamanika. Ibyo byose rero biri mu nzira yawe n'iyanjye, kandi buri umwe wese yimayiningiye ku giti cye. Urabizi ko buri wese afite konte yiwe. Ni ukuvuga ngo habe n'ubwo umwana yaba afite nyina na se, uyu munsi yahita ababwira ati ariko jyewe burya ndi boss ku giti cyanjye, namwe babyeyi mwarakoze kumbyara, ariko dore umutungo n'uwanjye. Kandi ni nk'uko umugabo uyu munsi afite konte ye, umugore afite konte ye, n'umwana afite konte ye. Urumva rero icyo ni ikintu cy'agaciro gakomeye ku bantu bamenye uyu mushinga, kuko ntiwigeze urobanura ngo uvuge ngo wowe ngo niwe wemerewe gutunga payi, ngo niwe wemerewe kumayininga. Hoya, buri umwe wese yahawe amahirwe angana n'undi, nta kirebweho. Rero icyo nshaka kuvuga ni uko aho tugeze ni ahantu hatwereka ishusho y'ibyiringiro bikomeye y'uko uyu mushinga isaha n'isaha wadutungura twese tukisa. Uyu munsi ntago uyu munsi twiteguye gutungurwa n'ikibazo cyo muri payi, ahubwo twiteguye gutungurwa n'ibyiza bihari, kuko ari ibibazo byo twabonye ni byinshi, ibyadutunguye ni byinshi, cyangwa se amakaprisi yagiye abamo, kumwe uvuga ngo ikintu cyatunguranye utari witeguye byagiye bibaho. Ariko uyu munsi aho tugeze, ngira ngo niho ho kuvuga ngo iki ni cyo gihe kigaragaza agaciro k'umupayoniya, kigaragaza umuntu wihanganye agakomeza akihangana. Yes, rero ngira ngo aya makuru yose tubona nicyo asobanuye. Ngira ngo murabona ibinyamakuru byinshi biba byanditse, aba influencer baba bagaragaje ibyo batekereza, bagaragaza overview, babona nkanga. Urabona bavuze ngo the United States spread the dollars through pioneers, and the pioneers gain wealth in
return. Yes, ngira ngo aho ngaho tugerageje kubigenekereza baravuga bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko amadolari ashobora kuzifashishwa n'abapayoniya, kandi abapayoniya bikabafasha donc bakaba ariyo bifashisha mu buzima busanzwe mu mwanya w'aho amadolari yakoraga. Birumvikana wenda ntabwo iyi assessment tuzi ngo yakozwe na bande cyangwa se wenda bayisesenguye bo bahereye kuki, ariko ubutumwa wenda rusange hano twakwiyumvisha cyangwa twakwanariza ni ukumva ko abantu byibuze bari basanzwe bazi ko batunze amadolari, nibaramuka babigize stable coin bazemeza ntituramenya ngo nizihe, ariko uyu munsi can you imagine payi ije mu mafaranga bavuze ngo agiye kuba stable coin muri Amerika, agiye gukoreshwa mu buryo umuntu uyifite aba ameze nk'uko waba ufite amadolari uyu munsi. Urumva icyo kintu ubwacyo cyahita cyafegita ibintu byinshi, cyakwafegita abantu benshi ku isi, kubera ko niba udafite payi byanze bikunze wayikenera, niba udafite amafaranga ya stable coin byanze bikunze uzayakenera, nuyakenera rero ubwo byanze bikunze nanone uzayakenera kuri wa wundi uyafite, umwe ufite payi ziwe. So aha rero birumvikana ko uyu mupayoniya we kuba yakwitwa ko afite amadolari cyangwa afite amafaranga yagereranywa nk'uko n'undi ari kuba ufite amadolari, kuri we bizaba byoroshye kuko azaba afite icyo exchanging, azaba afite umutungo wo kuvunja, bikitwa ko agaruriwe iki. Aha nibyo bavuze ngo will gain wealth in return. Urumva bo bazagira ibintu bunguka bibagarukaho mu gihe ufite payi kugira amafaranga azakoresha mu buzima bwe uri imbere bizaba bimworoheye, bitandukanye na wa wundi udafite na kimwe, cyangwa se ugiye kubyumva bundi bushya, cyangwa se ugiye gushaka gutangira urugendo bundi bushya. Aho rero ni hamwe nyine tuvuga ngo faites attention aho tugeze, komeza ubike udupayi twawe. Izi nama zo nazitanze kuva imyaka 5 irashize, ariko reka dushimire Imana ko hari ababyumvise kandi mwakomeje kwirinda cyane. Ngira ngo hari amatangazo 3 akomeye Dr. Nicolas yatanze, nimbona akanya tuzayagarukaho, ariko ni amatangazo irya mbere ritwibutsa ibintu byo kwirinda scammers, kutwibutsa ibihuha biba binyura muri social media nyinshi, byose bigambiriye za payi zawe, bigambiriye kugira ngo nurangara bazigukize. Erega uyu munsi ni ukuvuga ngo payi zahinduka ikindi kintu byanze bikunze. Niba hariho umurongo wayo wubakwa muzima ukagerwaho, izahinduka ikindi kintu. Rero nta mpamvu yo kubikiniraho, gusa abantu nyine mwagize ibyago tuba tubabwira ngo mwihangane. Ko uyu munsi hari umuntu ukubwira ati jyewe nakorerwaga n'umuntu ankorera wallet, ankorera KYC, ntabwo nari nzi iyo biva niyo bigana. Undi ati sinanamuzi, yari umukozi wo mu rugo none nta n'ubu yaranimutse sinzi iyo yagiye. Urumva ibyo ni ibibazo umuntu ashobora kuba yarahuye nabyo kandi bikazamugiraho ingaruka z'igihe kinini. Ariko nyine uko byaba biri kose, igikuru uzaharanire ko niba ugifite payi zawe ukomeza kwihangana, ukomeza kugendana naho n'amakuru yose atangwa kuri uyu mushinga, cyane cyane ko kuri Otis Group twababereye abantu bitangiriye aka kazi, haba mu mvura, haba mu zuba, haba nijoro, haba ku manywa. Natwe tuzi kandi ko Imana izatugirira neza, kandi hari n'ibyo yakoze. Twarabwiye ngo muri ya masengesho mudusengera, kumwe mudusabira, uyu munsi kuba natwe tugira uruhare rwo kubaha n'aya makuru bwabyo, nuko hari ibyiza muba mwatwifurije, hari uburyo muba namwe mutubwira neza, natwe tukumva muri abantu beza tugomba guhora tuza tukaha amakuru. Kuko cyagiye natwe twigomwa, iki gihe dufata tukakigomwa, nuko tuba tuzi ko hari abantu namwe muri mwebwe beza bazima kandi bakunda ibiganiro tubaha, bakunda amakuru, abantu bifura rwose. Aho muri hose namwe
tubasabiye umugisha. Yes, ngira ngo ntabwo amakuru yose turi buyavuge kuko aba ari menshi, ariko icyo twabibutsa cyo gikomeje kwitegwa ni itariki ya 28. Iyi ngiyi kuyitega hashobora kuboneka igishya cyangwa gishobora no kutaboneka. Rero igikuru ni ugukomeza kumva ko ufite payi zawe kandi ukaba ubona n'amakuru agufasha, aguhumuriza, akubaka. Izi mbaraga zose z'ibiganiro bitangwa cyangwa z'ama-update asohoka, n'aba bazungu erega bandika ibingibi byose. Ugira ngo uyu nguyu ufata iyi logo agafata ngo P2Go service, Dubai Mall, Workforce Pool, ibi byose bagenda bagaragaza, tukabona n'uyu uba wasesenguye ngo United States ngo yatanze amakuru aya n'aya. Aba bose nabo nta kindi baba baharanira, ni ugukomeza kubaka community ya payi. Ni za mbaraga zo gukomeza guhuza, za mbaraga zo gukomeza kuvuga ngo twese dufashanye gupushinga, dufashanye guhumurizanya, dufashanye kugenda duhanana morali mu rugendo. Reka ariko wari uzi ko morali ituma umuntu aryama agasinzira? Uzi uhura n'umuntu ukubwira nabi, uzi uhura n'umuntu uguca intege, uzi uhura n'umuntu utakubwira ngo ntibizemera, umuntu ukubwira ngo ntibizashoboka. Ubundi nubona ubana n'umuntu ukubwira ngo ntibizashoboka, ujye umusengera cyangwa wicecekere, ariko uzi neza ko byanze bikunze nta kitashoboka. Rero ikindi twavuga hano ku makuru aba yagaragaye, reka tubivugeho no ku ruhare rwacu nk'abantu bitwa GCV Ambassadors. Sinzi niba aya makuru narababwiyeho, ariko uyu munsi ikintu twavuga gikomeye ni icyo bita Payi Ambassadors. Uyu munsi uru rwego rwacu, reka nsuhuze n'aba GCV Ambassadors, cyane cyane abumvira ururimi tuba tuvuga mu bihugu muhereremo byose. Aba GCV Ambassadors ni ibintu twatangiye abantu bagira ngo nta gaciro bifite, ariko ntibizabura kugira agaciro. Buriya niba harabayeho abantu bitanze bagakoresha imbaraga zikomeye, ni abantu bitwa GCV Ambassadors. Kuko uyu munsi iyi nkubiri GCV movement yatangiye muri 2022 mu kwezi kwa gatandatu. Wibaze imyaka 4 irashize abo bantu bafightinga, barwana intambara ikomeye yo kugira ngo payi abayirimo bose bagende bumva bakomeye, bafite icyizere, bafite imbaraga. Rero urabona ko uyu munsi iyo bageze aho bavuga ngo abantu bafite ibyo bubatse kandi by'agaciro, cyangwa se kubara inzego zubakiye muri payi. Of course abantu ba mbere ni community ya payi, aribo bita pioneers. Abandi bantu ba kabiri nabo bise hano contributor, ni abantu bafite ibikorwa batanze. Ubwo hano tuba tuvuza amahikamansi. Urumva aba bantu bagiye bajya muri, urumva aba ni ba bantu baba bafite ibikorwa byabo banashoyemo amafaranga, of course, kuko abenshi muri bo nk'ubu abantu bubatse aya mahikamansi cyangwa se aya ma website turi kubona, izi za Dubai Mall, Dabia Mall, za P2Go service, za CB n'ibindi. Abantu bose baba bafite ibintu bubatse banakoze mu mifuka yabo kugira ngo ibyo bintu byubakwe, nibo bitwa contributors. So urabona rero abandi bantu ba gatatu bagaragaza ni ambassadors. Aba ambassadors rero nta bandi, ni abantu bose bari muri GCV cyangwa se bafite ibikorwa bubatse by'ubwitange kandi bifitiye community nini akamaro. Urumva aho ngaho rero niho habonetse ko abo bantu nabo bitwa ambassadors. Abandi bantu ba kabiri ni influencers. So influencers rero bo ni abantu n'ubundi nabo bamwe batanga amakuru, hazamo na OTC group, hazamo n'ibindi byose. Donc ibintu byose bifite aho bihurira no gutanga amakuru no gufasha community mu kwakira amakuru, mu kugira ubumenyi mu bijyanye na payi. Abo nabo ni aba influencers, abantu bagiye bakoresha media zitandukanye, yaba za Twitter, Instagram, za Facebook, za YouTube channels. Aho hose, aho bari hose ku isi, abo nyine babarwa nk'aba influencers. Urabona bo ni abantu baba batunze mikoro, niba abantu nyine bagiye bafata umwanya wabo kugira ngo barekure cyangwa se bastange amakuru agenda afasha aba pioneers ku rwego rutandukanye. Abandi ikindi nanone hano bagaragazamo ni icyo bita
node lands. Aha rero node iyo twakunze kuyivugaho nabyo uruhare rwayo ni urwo kuba ifite ecosystem, ifite umumaro wo kugenda izamura network cyangwa se kongera uburyo butuma uko payi izakoreshwa bitanga icyizere. Iyo tuvuze gutyo ni ukuvuga ngo amanode ubwayo abarira ku bantu bafite amamashini bubakiyeho ibikorwa bijyanye n'uko payi izakora amatransaction. Ibyo ubwabyo byo wenda biba biri tekinike cyane kubivugaho uyu munsi, ariko ibyo nabyo urumva biri mu ruhare rw'ibyishimirwa payi uyu munsi yagezeho cyangwa se yubakiyeho mu gaciro kayo muri rusange. Yes, amakuru rero murabona bari menshi, ariko reka tubabwire ngo ikiganiro tugisoreje hano, n'ubundi amakuru yo nakagaruka, kandi utarakora subscribe aribwo bwa mbere wumvise ikiganiro nk'iki, nabwo tuba tukubwira ngo uba wabasha kugira ute, uba wabasha kukijoininga ukanakora subscribe. Andi makuru yo rero nisanga itaha. Ciao ciao, bye bye, Imana ibarinde mwese.